Uwiteka Mana Nyiringabo, reka bye kutubera ibihe bimeze nko kwikorera amabuye no kwikorera imisaraba no kwikorera ibiremere. Reka bitubera ubusabane buryoshye, reka bitubera ubusabane tuguwe neza. Reka twigira imbere yawe mu maso yacu hadakanyaraye, imitima yacu idahungabanye. Uwiteka Mana Nyiringabo, tutameze nk'abaje gucirwaho iteka, tutameze nk'abaje guhanwa, tutameze nk'abaje kubarurirwa bya byaha byose byinshi, ahubwo twinjire mu mbabazi zawe n'ubuntu bwawe bwinshi. Yo imbere ya ntebe y'imbabazi, imbere ya ntebe duhesha kwemerwa, imbere ya ntebe Mwami tuhagera tukaruhuka. Niwe waduhamagaye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange. Uko niko tuje, uri kuhamagara ngo yemwe ababyishe, yemwe abo bizananiye, yemwe ababikoze nabi, yemwe abatanzi, yemwe abatansobanukiwe, yemwe abadahishuriwe ku maso. Uko niko duhamagara Mwami, ngo urushaho kongera kutwisobanurira, urushaho kongera kutubwira ibyawe, urushaho kongera kutwumvisha urukundo rwawe, urushaho kongera kudusobanurira za mbabazi zawe zitarondoreka, za zindi zageze ku gisambo ku musaraba. Ntizimusabe kubanza gukora ibi n'ibi, kuko akwizeye gusa ukamubwira ngo mu kanya turabana muri paradizo. Turaje Mwami ngo muri iyi minsi 7 turushaho kugusobanukirwa, tubone mu maso hawe heza, mu maso yawe huzuye imbabazi, mu maso yawe huzuye ubuntu. Ndasenze Mwami ko tuzamutse hano hantu, amaso yacu akorweho, imitima yacu ikorweho, maze tukumenye, maze tugusobanukirwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, ntago tuzamutse twiri twenyine, tuzamukanye na bene wacu dufite ku mitima yacu, tuzamukanye nabo twashakanye, tuzamukanye nabo tuvukana, tuzamukanye nabo twabyaye, tuzamukanye n'ababyeyi bacu, tuzamukanye n'abavandimwe dusengana. Twese turazamutse mu cyumba cyo hejuru Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo twihishurire Uwiteka Mana Nyiringabo. Nta gitangaza kiruta kukumenya Kristo, nta gitangaza kiruta kureba mu maso hawe, nta gitangaza kiruta kongera kwigira imbere mwihishurirwa. Ngwino twihishurire Uwiteka Mana Nyiringabo. Ngwino ukore ku mitima yacu, ngwino ukore ku maso yacu, ngwino ukore ku matwi yacu, ngwino duhindure Mwami w'abami, turushaho gusa nawe, turushaho gusa nawe. Ngwino dusobanurire imbabazi zawe kugira ngo turushaho kuzifuza. Ngwino dusobanurire uburyo urukundo rwawe ari rwinshi, ari rugari, rutangaje, rufite ikijyepfo n'uburebure, ari rugari, ari runini cyane. Ngwino dusobanurire urukundo rwawe, nitumenya kudukunda, urwo rukundo rugasobanukirwa imitima yacu, turabasha Mwami kwifuza gusa nawe, turabasha kurunyoterwa kugira ngo tubashe gukunda abavandimwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, nasanze nta gitangaza kiruta kumenya ko twakunzwe, nasanze nta gitangaza kiruta guhabwa ku rukundo rwawe kugira ngo tubashe gukunda. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino dukize imvunane, amavunane atandukanye twatewe n'ibyisi, tukuzaniye imitima irushye, tukuzaniye imitima ivunitse, tukuzaniye imitima ishobewe, tukuzaniye imitima ishidikanya. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo ngo udukande. Nasanze uri umuvuzi mwiza, warivugiye ngo ntago waziye abazima ahubwo waziye abarwayi. Tukuzaniye uburwayi ubwo tuzi ko dufite nubwo tutazinya guhora ku ngoma, kugira ngo udukande, kugira ngo utuvure imvunane zo kutamenya kudukunda, utuvure imvunane zo kwibwira ngo turanzwe, ngo ntidushyitse, ngo ntidukwiriye. Utuvure imvunane twazaniwe n'amadini aho kwakira urukundo rwawe, tugahura n'amategeko n'amabwiriza bikomeye bikakaye, maze tukaburana n'urukundo rwawe, tugatunganya iby'inyuma gusa ariko mu mutima harwaye. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo ngo uhere imbere utwunga, uhere imbere udukiza, uhere imbere udukandakanda, utwuzuza urukundo rwawe. Nta mwana wasobanukiwe urukundo rwa se ujya imbere ya se yikandagira, nta mwana wasobanukiwe urukundo rwa se ujya imbere ya se yisobanura, nta mwana wasobanukiwe urukundo rwa se ujya imbere ya se afite ibyo amukinze, iyo azi neza ko amukunda kandi ko amubabarira iteka kandi ko yamwakiriye agendana ubushizi bw'amanga. Uko niko tuje Mwami ngo udukorere igitangaza cyo kukumenya, tumenye urukundo rwawe rurenze uko twarumenya, tumenye Mwami uburebure bwabyo, tumenye Mwami ikijyepfo cyabyo, tumenye ubugari bwarwo, maze turwinjire mu Uwiteka Mana Nyiringabo. Isi ihora itumanura, igahora itumanura, itubwira ko hari ibyo tutujuje, itubwira ko tudashyitse, itubwira ko tutaboneye. Natwe ubwacu twakwireba tugasanga ntidushyitse, tugasanga ntituboneye, tugasanga ntidukwiriye, ariko wadukunze utyo, wadukunze utyo ngo tukiri abanyabyaha ndetse turi n'abanzi b'Imana. Wadukunze utyo, nta murimo mwiza, nta gikorwa cyiza tutaranakizwa, tutaranakwemera. Udukunda utyo Uwiteka Mana Nyiringabo, wowe watangiye umurimo mwiza muri twebwe, ni wowe ukurangiza, ni wowe ukusoza. Ndasenze gukore ku maso yacu Mwami waba, ukore ku maso yacu muri iyi minsi 7, ukore ku maso y'umuntu wese wikiragaho iteka, ukore ku mutima Mwami wumvaga utakiriwe, maze umwumvishe urukundo rwawe, umwumvishe imbabazi zawe. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo ngo uduhe kukwimenyera Mwami waba. Nasanze nta muntu wakuvuga nk'ukuri, yo urenze ubwenge bwacu, urenze ubumenyi bwacu, urenze aho tugeza tumenya, urenga aho tugera dusoma, urenze
kurenza aho tugera twiga. Ngwino twihishurire Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino twihishurire Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino twihishurire Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino twihishurire Uwiteka Mana Nyiringabo. Nta hantu handi umuntu yakwigira hano mu isi kereka watwihishuriye Mwami w'abami. Nta babyeyi dufite ngo twabasangana urukundo nk'urwawe, n'abagerageza ntibageza aho hawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Nta n'ibyigisho byagerayo, ariko twakumvaho gakeya ukagacamo ukatwisobanuranya guhora ku ngoma. Ngwino ukore ku maso yacu maze tukumenye, maze duhabwe icyo kiruhuko utanga, maze duhabwe ayo mahoro utanga, maze duhabwe uwo munezero Uwiteka Mana Nyiringabo. Turaje nk'abana bawe ngo utumare umunkanyari mu maso, utumare umunkanyari mu maso, dusogongere ku buryohe bw'agakiza, dusogongere ku munezero wo kumenywa nawe, dusogongere ku munezero wo gukundwa nawe, dusogongere ku munezero uzanwa no kumva kutugose. Ngwino Uwiteka Mana Nyiringabo, usanga bumva bari bonyine, ubumvisha amaboko yawe, yaya ndahora tubyutsa, yaya ndahora twegura, yaya natuzenguruka, akadususurutsa, akadukiza urwango rw'isi, akadukiza ibinanirana by'iyi si. Ngwino twihishurire Mwami w'abami, ngwino twihishurire Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino twihishurire Mwami w'abami, ngwino twihishurire maze tukumenye, maze tukumenye. Isengesho ryacu Mwami w'abami ni nk'iryo Pawulo yasengeraga itorero rya Efeso, ngo icyampa mugakorwa ku maso, icyampa mugahishurirwa maze mukamumenya. Uwiteka Mana Nyiringabo, turifuza kukumenya, turifuza kukumenya Mwami w'abami. Hari bikeya twamenyeho, tumenya ngo ibyo ukunda tubimenyaho bikeya, tumenya ngo imirimo usaba, tumenya ngo ibyo abantu bagukorera, ariko Uwiteka Mana Nyiringabo turashaka uwo murimo, uwo murimo ukorerwa imbere mu mutima. Turashaka Uwiteka Mana Nyiringabo za mbaraga zibishoboza abantu. Nasanze ukiza uhereye imbere, nasanze ukora uhereye imbere, maze iby'inyuma bikagaragara, maze iby'inyuma bikuzura. Ndaje Uwiteka Mana Nyiringabo ngo twese utwikorereho Mwami w'abami. Hari akagero gakeya tukumenyeho, ngwino twigize imbere mu kukumenya. Umpe gusobangongera ku rukundo rwawe birenze uko narumenye Mwami, umpe kongera kwinjira muri izo mbabazi birenze uko nzivuga Mwami. Ninzimenya zizanyuzura, nzabasha kuzigirira abantu, nzabasha kuziryoherwa, nzabasha kumenya ko wambabariye Uwiteka Mana Nyiringabo. Binyigize imbere mu gukunda cyane. Wa mugore wagusigaga amavuta ku birenge yinje mu nzu atatumiwemo, yo waravuze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo abababariwe byinshi babasha gushima cyane, bakunda cyane Uwiteka Mana Nyiringabo. Mwami mwiza, ngwino ubisobanure neza, twe kubyitiranya n'imirimo tugukorera, twe kubyitiranya n'ivugabutumwa ry'inyuma, twe kubyitiranya nuko twafashe amaverse biblique mu mutwe menshi, twe kubyitiranya nuko twaje guterana, twe kubyitiranya nuko twibujije ibyo kurya, twe kubyitiranya n'ibyo ngibyo. Mukunzi mwiza, ngwino twibutse imbabazi zawe n'urukundo rwawe rutarondoreka. Uwiteka we, nasanze umubyeyi usanzwe areba akabebe kataramenya no gukora umurimo n'umwe, kataramenya n'ikintu na kimwe, akumva agakunze urukundo rwinshi. Uwiteka we, tujya gusobanukirwa kudukunda atari uko twakoze, maze Mwami twe kugerageza kwaninga no kuganya urukundo rwawe nk'urukorerwa, nk'aho barugura imirimo, nk'aho barugura amafaranga, nk'aho barugura amaturo, nk'aho barugura kubaka insengero. Ngwino twigishe ko wadukunze ntacyo duciye, bizadushoboza Uwiteka Mana Nyiringabo kuba muri wowe tuguwe neza, kuba muri wowe tuticiraho iteka, kuba muri wowe turyohewe, kuba muri wowe twumva ko dushitse, kuba muri wowe twumva ko twemewe. Bizatwigiza imbere Uwiteka Mana Nyiringabo, tutagisubira inyuma, tutagishidikanya. Urukundo rwawe nirutugota, ruzatubera imbaraga zo kutiyanduza. Urukundo rwawe niturwumva, ruzatubera imbaraga zo kudafatwa n'iby'isi. Ngwino nyaguhora ku ngoma, ngwino twihishurire birenze uko twakumenye Mwami w'abami. Uko niko twaje Mwami, imitima yacu igufitiye inyota, imitima yacu iragushaka. Wabwiye wa mugore mwahuriye ku iriba Uwiteka Mana Nyiringabo, urambwira ngo yaba waruruzi ukamenya ugusabye amazi yo kunywa, ngo nawe ubumusabye ukamuha amazi akaguha amazi y'ubugingo. Uwiteka Mana Nyiringabo, turasenze ngo ukore ku maso yacu tukumenye, ukore ku maso yacu tukumenye. Twakumenye nk'Imana itanga imitima, kandi niko kurayitanga. Twakumenye nk'Imana igabura, kandi niko kuragabura. Twakumenye nk'Imana yambika, kandi nabyo urabikora. Twakumenye nk'Imana umurengezi w'abatagira shinge na rugero, ibyo nabyo urabikora. Twakubonye nk'Imana ibera se w'imfubyi, ni nakuri. Twakubonye uri Imana uri umurengezi w'abapfakazi, ni nakuri. Twakubonye uri Imana ibesha mu mazi abatagira shinge na rugero, ibyo nabyo urabikora. Twakubonye uri Imana ica inzira aho zitari, ibyo nabyo urabikora. Twakubonye uri Imana ivusha amazi mu bitare, ibyo urabikora. Twakubonye uri Imana ica inzira mu kidaturwa, ibyo nabyo urabikora Uwiteka Mana Nyiringabo. Twakubonye uri Imana ivusha amazi mu butayu,
ibyo nabyo urabikora. Uri Imana igabura, uri Imana ibeshaho, uri Imana yimika, uri Imana yicaza, ariko uri Imana iduhindura abana. Icyo ni igitangaza ababyeyi bataduha, amafaranga yo mu kazi ataduha. Ibyo ni igitangaza umugore atasobanura umugabo we, umugabo atakwigisha abana be. Turasaba iryo hishurirwa Uwiteka Mana Nyiringabo, turasaba iryo hishurirwa Mwami w'aba, turasaba iryo hishurirwa ryo kumenya ko twabaye abana bawe, abana mu rugo rwa data, abana bemewe, abana bababariwe, abana amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, abana batagiciriyeho iteka ukundi. Uwiteka Mana Nyiringabo, uduhishurire Mwami w'aba, uduhishurire Uwiteka Mana Nyiringabo, twe kubaho nk'amayibobo, umwana Mwami utemewe w'ikibyarwa. Iyo ageze mu rugo akomeza gukebaguza, abazi ko atemewe, abazi ko adakunzwe, abazi ko atangana n'abana bo mu rugo. Ariko Uwiteka Mana Nyiringabo, umwana wavutse muri iyo nzu, umwana uzi neza ko bari ababyeyi be, ntiyikanga, ntacyo atinya. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino twinjize muri icyo gitangaza, ngwino ugisobanurira ubwenge bwacu, ngwino ugisobanurira imitima yacu Uwiteka we, maze tukubera abana wishimiye, abana bakunejeje, abana buzuye gusa nawe, abana basa nawe, abana batari ibibyarwa, abana bemewe. Ngwino dusobanurire Mwami, ngwino ubyigisha imitima yacu. Nasomye ubutumwa bwiza muri Yohana, numva Yesu avuga ngo uko data yamukunze ngo nanjye niko nakunzwe. Njyewe we wazantege nkeya, ariko uko Kristo yakunzwe utaracumuye, wakoze ubushake bwa data kugera mu rupfu, ngo niko nanjye nakunzwe. Ngwino ukora icyo gitangaza mu mitima y'abahungu bawe, ngwino ukora icyo gitangaza mu mitima y'abakobwa bawe, kugira ngo tukumenye Uwiteka Mana Nyiringabo. Tukumenye bitwuzuza ubushizi bw'amanga, tukumenye bidutere kwirukira aho uri, tutaje kumera nk'abahaha muri alimentation bakagenda, ahubwo twinjire mu busabane, tugumane Mwami w'abami, tugumane turimo duhinga, tugumane dutetse, tugumane turi mu ngendo, tugumane turimo twiga, tugumane twicaye muri office, tugumane turera abana, tugumane Mwami w'abami. We kuba Imana dusanga mu rusengero, ntibemere ko tugarukira kuri urwo rwego. Uba Imana tubanitse, uba Imana tubaniteka. Ndakwingiza muri icyo cyumba cyo hejuru, uhagurutse abahungu n'abakobwa batakikimanukamo, kuko batari mu cyumba ahubwo bari muri presence, kuko batari mu cyumba ahubwo baturanye nawe, babana nawe, binjiranyemo nawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, ntago dushaka ubusabane bwo mu minsi 7 gusa tukongera tukamanuka. Turashaka Mwami amaso yacu akubone, imitima yacu ikumve, ubuzima bwacu bugushyikire. Uwiteka we, nasanze ushobora kubikorera ubuzima bw'umuntu akagendana nawe iteka, akakumva iteka, akakugira iteka. Uwiteka Mana Nyiringabo, ubutakiva muri presence ya ukundi, ubutakirindira ko ari uko yiyirije gusa, ubutakirindira ko ari amatangazo yandi yatanzwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino ukora uwo murimo mu mitima yacu. Uko twazamutse muri iki cyumba cyo hejuru, ntitwifuza ko bibi bihe rimwe na rimwe, ibihe byangaruka kwezi, ibihe byangaruka cyumweru. Turashaka ubuzima butuyeyo, ubuzima bugumyeyo, ubuzima busabanye nawe iteka. Nibwo mu maso hacu hazacya. Iyi si ntitubashe, iyi si ntitumanure, iyi si ntidukamure. Uwiteka Mana Nyiringabo, nibwo tuzagendana nawe iteka, tukabana nawe iteka. Turagushaka Mwami w'abami, kora uwo murimo mu mitima y'abagushaka, kora uwo murimo mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe tuzamukanye, kora uwo murimo w'iteka Mana Nyiringabo. Turagushaka ubutazongera kurekunana nawe, turagushaka ubudatandukanywa nawe, turagushaka ubutagira ibihe byo kumanuka no kuzamuka. Turagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo. Wahagaze kumva ya Lazaro, cyari igihe gikomeye, cyari igihe abantu bose barimo bakureba bavuga se n'ibiki agiye gukora, ese ubundi arabibashije, dore yananiwe kuza kirwaye, dose ubu ngubu ko yamaze gupfa, ubundi aragira iki? Uhagaze ugiye gusenga, uravuga ngo data nsanzwe nzi kunyumva, kuko wari ufitanye ubusabane na so, wari uzi ibyari byo, wari uzi ubwo buzima. Uwiteka Mana Nyiringabo, ariko bikoreye kugira ngo aba bakwizere. Turashaka ubwo ubuzima buzi kutwumva iteka, ubuzima bwakubonye Mwami w'aba, ubuzima bubana nawe, ubuzima bugumana nawe, ubuzima budatandukanywa nawe. Mu muraba bari mu mazi hagati, amazi ngo arimo yuzura mu bwato, abigishwa bakanuye amaso nkuko tujya tuyakanura, bavuga ngo ese nubyitayeho ko tugiye gupfa. Urakanguka, urabareba, urumirwa, uravuga ngo mwa bafite kwizera gukemwe, iki kibateye ubwoba, waruzi kuhorana na so. Turashaka ubwo buzima Mwami w'aba, turashaka iryo hishurirwa Uwiteka Mana Nyiringabo. Ubwo tumara iminsi dusenga, ubwo tumara iminsi twiga ijambo ryawe, turashaka
iryo hishurirwa. Dore ubwoba buratumaze abera, dore ubwoba buratwuzuye, kuko tutakuzi Uwiteka Mana Nyiringabo, kuko tutazi kubana natwe iteka, kuko tutazi uza rimwe na rimwe mu masengesho ubundi ukagenda. Mwami duhishurire, duhishurire kubana natwe iteka, kuko niwo mugabane w'itorero ryo mu bihe bizanyuma. Nuko Mwuka Wera azaza akaza akabana natwe, akagumana natwe, akaguma muri twebwe. Dukoreho Uwiteka Mana Nyiringabo, kora ku maso y'abahungu nawe n'abakobwa bawe, bamenye ko gusenga kwabo kutemerwa hari uko bavuganye na pasiteri, bamenye ko gusenga kwabo kutemerwa hari uko baciye mu mahanuzi, bamenye ko umwenda ucinjiriza hera watabutsemo kabiri, bamenye ko batakigusanga mu rusengero, bamenye kuri Imana ibana nabo, bamenye ko ari cyo gitangaza mu mitima y'abera Uwiteka Mana Nyiringabo. Maze itorero ryawe rihaguruke mu mbaraga, maze itorero ryawe Mwami, maze turabagirana ubwiza bwawe. Atari ubwiza dusanga muri izi mfuruka enye z'urusengero, atari ubwiza dusanga iyo dufashe iminsi yo gusenga, ubwiza butuye muri twebwe, kuko nyiri ubwiza wamanutse ukaba muri twebwe, wowe Mana warurutse ukaba muri twebwe. Uwiteka we, turagusaba icyo gitangaza mu mitima y'abera. Nugikora Mwami, tuzarabagirana ubwiza bwawe, tuzasa nk'ukusa, tuzagenda nk'uko ugenda, tuzavuga nk'uko uvuga, tuzabaho nk'uko ubayeho. Uwiteka Mana Nyiringabo, turashaka ubwo buzima Mwami waba, ntitubishakira kubyereka abantu, turashaka kubiba, turashaka kubiviva, turashaka ko ari byo bitwuzura, kuko nicyo ugamije, nicyo cyatumye ujya ku musaraba, nicyo cyatumye utubwira ngo ntuzadusiga twenyine, ngo uzatwohereze umufasha wo kubana natwe iteka, wo kugumana natwe iteka. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, kutadusiga nk'imfubyi, kutadusiga nk'imfubyi. Urakoze kutajya udusiga. Ese Mwami wabitwigisha ute? Ese wabiduhishurira ute? Kora ku maso yacu, kora ku mitima yacu, kora ku buzima bwacu, kora ku mitima yacu Mwami, kora ku mitima yacu Mukunzi mwiza, kora ku mitima yacu Mwami waba, kora ku mitima yacu. Maze Mwami nidutunga Imana ya kure, maze Mwami nidutunga Imana yo mu minsi y'amasengesho, maze Mana nidutunga Imana y'amadini yacu na za denomination duturukamo, maze Mwami nidutunga Imana gusa ifitwe n'abavuga butumwa bazwi, ifitwe n'abapasiteri bazwi, maze uwo utubera Imana yacu. Kora icyo gitangaza mu mitima y'abera, kora icyo gitangaza mu mitima y'abahungu n'abakobwa. Uwiteka Mana Nyiringabo, nugikora ntituzaba tukimanuka ukundi. Icyumba cyo hejuru kizatubera ubuzima, kizatubera ubuzima turimo tugenda mu muhanda, kizatubera ubuzima dufashe ingendo. Ntituzagira iminsi yo kugabanukirwa no kongera kwiminjiramo agafu, ntituzagira iminsi ya up and down, ntituzagira iminsi yo kubivamo no kubigarukamo. Tuziharirwa nawe mu myaka dusigaje. Turagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo, kandi nicyo cyifuzo cyawe. Icyifuzo cyacu gihuye n'icyifuzo cyawe, ntakikubuza gukora icyo ushaka, no kutukumenya icyo ushaka, no kutwihishurira. Ni wo mugambi wawe, nicyo cyifuzo cyawe, nicyo cyifuzo cyawe ko tukumenya, nicyo cyifuzo cyawe, nicyo cyifuzo cyawe, ni wo mugambi wawe kutwimenyekanisha. Kora ku mitima yacu Mwami, kora ku mitima yacu, nitukumenya Mwami, turakubera ibikoresho by'umumaro. Nitukumenya Uwiteka Mana Nyiringabo, imiryango twavutsemo iraba ifite umugisha wo gutunga abantu buzuwemo n'ubumana. Abagabo n'abagore twashakanye baraba bafite umugisha wo kubana n'abantu buzuwemo n'ubumana. Amashuri twigiramo araba afite umugisha wo kwigwamo n'abantu buzuwemo n'ubumana. Amaofisi dukoreramo araba afite umugisha wo kwicaranwamo n'abantu buzuwemo n'Imana. Ngwino wuzure mu buzima bwacu Mwami w'abami, ngwino wuzure mu buzima bwacu Uwiteka Mana Nyiringabo. Nitugenda hagaragare wowe, nituvuga hagaragare wowe. Ubuzima bwacu bw'inspira abandi, ubuzima bwacu bumurikira abandi. Waduhinduye ng'umunyu w'isi, wari ubizi ko bishoboka ko muri iyi si yuzuye ububihe, muri iyi si yuzuye ububi, nituhagera uburyohe bwawe buzahagera. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka agace kacu k'umunyu w'isi katakaye wongera ugakoreho Mwami w'abami, wongera utwuzuze mu buryohe. Ndasenze kugira ngo abana bawe Uwiteka Mana Nyiringabo tuzanye ubuzima bwacu, twebwe abahungu bawe n'abakobwa bawe, twebwe abana bawe dufatanyije urugendo, kugira ngo aho uburyohe bwakamutse, aho umunyu wadushizemo kubw'ibyago n'amakuba haraho byatugezeho, kubw'ibyaha byatwizingiyeho haraho,
ikintu cyose cyatumye dutakaza gusa nawe reka itubere iminsi yo kuvurwa nawe. Ngwino tuvure Uwiteka Mana Nyiringabo, ubukene bujya butugeraho bukatumaramo ubumuntu, bukatwuzuza agashiha, bukatuza kumva dutawe, bukatwuzuza kumva hari abantu badufungiye amayira ngo ntitubone umugisha. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino tuvure ibyo byose, maze uburyohe wari warageneye itorero bwongere umugabane wacu, duhinduka umunyu w'isi nk'uko turi. Warongera uravuga ngo turi umucyo muri iyi si icuza umwijima. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngo turi amatabaza, tumeze nk'amatabaza. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo ibintu byose birimo bizimye urumuri rwacu, birimo bizimye urumuri rw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Hari ibyago n'amakuba bijye bigera ku muntu bikamuzimya, yapfusha akazimya, yahemukirwa akazimya. Uwiteka Mana Nyiringabo, yateranwa n'abantu urumuri rwe rugacumba, rukarushaho gucumba, yagwa mu cyaha Mwami akagananirwa kongera kwakira imbabazi zawe, urumuri rugahinduka uruzimazima. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo ukore kuri icyo kintu cyose cyajimije urumuri rwe. Uyu munsi akumva adashitse, uyu munsi akumva atakomeza mu muhamagaro, uyu munsi akumva nta mbaraga zo kuguhagararira, uyu munsi bahamagara abakristo akumva atarimo, uyu munsi bavuga bera akumva atarimo. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo gukore kuri icyo kintu cyose cyazimije kwaka kwe, cyazimije kurabagirana kwe, cyazimije urumuri rwe. Byaba ari ibyaha bitwizingiraho, byaba ari ibyago n'amakuba twaciyemo, kwaba ari ugupfusha, kwaba ari ukurwara, kwaba ari ukubura imbaraga zo gusenga, kwaba ari Uwiteka Mana Nyiringabo kwiyanduza uko uburyo bwose kwajimije urumuri rwe, reka bikorweho nawe Mwami, reka bikorweho nawe muri iyi minsi y'amasengesho, maze yongere yake, maze yongere shininge, maze yongere arabagirane, maze yongere amurike. Uwiteka Mana Nyiringabo, dore imbaraga zo gusenga zamushizemo, igicaniro cyo mu mutima cyarazimye, icyo mu rugo kirazima kubera ibihe. Uwiteka Mana Nyiringabo, kubera ibihe byamunanije bikamuzinya bikamukamura, ariko nasanze uri umutunzi w'imbabazi, nasanze wegura abacogoye, nasanze ubyutsa abananiwe, nasanze usubiza mu imbaraga barambiwe. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo yongere yake, yongere yake, wongere watsa urumuri, niko wasezeranye ngo urumuri rucumba nturuzimya, n'urubingo rusadutse ntabwo urushaho kuruvuna. Uwiteka we, no usanga ba Simoni ukabahindura ba Petero, uko niko tuje Mwami waba, kugira ngo ibice bimeze nk'urubingo biri muri twebwe birimo bihuhwa n'umuyaga. Ayiwe, amakuba araturyamisha akatujyana ibumoso akatujyana iburyo, tukavuga amagambo ibihumbi. Uwiteka Mana Nyiringabo, yo kunanirwa no gucogora cyangwa se tukazima mu mutima, tugasigara twerekana iby'inyuma kugira ngo abo twasenganaga batamenya uko duhagaze, tukabikora ari ikinyabupfura, tukabikora Uwiteka Mana Nyiringabo ari imihango y'idini. Ndasenze Mwami waba kugira ngo wongere uhagurutse umuhamagaro uri muri we, uhagurutse imbaraga zawe washize muri we, wongere watsa urwo urumuri Mwami waba, maze yongere Mwami amere nk'uko wari waragennye ko azamera. Uwiteka Mana Nyiringabo, kora Mwami w'abami, kora kuri buri gace kazimye, buri gace kishwe n'umuruho, buri gace kananijwe n'amakuba, kananizwa n'ibyago, kananizwa no gutegereza ibyo kagutegereje igihe kirekire. Ariko uri Imana ihembura, uri Imana izura, uri Imana ibeshaho, uri Imana yunga, uri Imana ukiza imvunane, ugakiza imvune, ugakiza inkomere, ugahembura. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino ukora umurimo wawe mu mitima yacu, ngwino ukora umurimo wawe mu mitima yacu, ngwino twubake, nutwubaka turubakika, nutwubaka turubakika, nutuzura turazuka, nutubeshaho turabaho. Uvuga ijambo rimwe umuntu agahaguruka mu mbaraga, ngo inongera mwumvishe ijambo ryawe. Uwo Bibiliya yabanye nk'ibipapuro akumva bimeze nk'ibinyamakuru, akumva n'amateka y'Abayuda, akumva n'igitabo kitarimo ubuzima. Ngwino umuzure muri iyi minsi 7 nyaguhora ku ngoma. Bibiliya yize mu buzima, ijambo naryumve yongera azuke, yongera agira umunezero w'agakiza, yongera aryoherwe n'ibyo uvuga, yongera agarugamo kwizera. Uwiteka Mana Nyiringabo, uratsangaje Mwami waba, ngwino wongera ukora umurimo wawe, ukora umurimo wawe mu mitima yacu, ukora umurimo wawe mu buzima bwacu, ukora umurimo wawe Mwami, ukora umurimo wawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, ukora umurimo wawe, watse, uhembure, ubyutse, uzure, ubesheho, ukurena mu rupfu. Ndasanze n'urupfu utarutinya, nubwo umuntu yaba yumva yarapfuye byararangiye, ubasha kumukura. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino ukora umurimo, ngwino ukora umurimo wowe utaratinye gutuma Yona, umugabo wuzuyemo n'intege nkeya, umugabo wanze umuhamagaro burundu
kubw'ibikomere byo mu mutima wowe utaratinye gutuma Yona ukongera ukamukoresha ukamukura mu nda y'ifi ukumva gusenga ko ari ipfiriya niko utatinya guhagurutsa umuntu wari waratakaje umuhamagaro we yari yaragiye kure y'ibyo wamugeneye ajya yabyumva agenda buke buke kugeza igihe ataragifite imbaraga zo kugaruka zo gusubira inyuma wowe utaratinya gutuma Yona watubyutse Uwiteka Mana Nyiringabo wowe wasanze Petero yarakwihakanye akongera akakwihakana akongera akakwihakana ariko ukamusanga yagiye kuroba ntutinye kongera kumuhagurutsa no kongera gukorana nawe isezerano uri Imana y'amahirwe ya kenshi uri Imana y'amahirwe ya kenshi dutumye umwuka wawe ku bagabo wari warahamagaye uyu munsi bakaba baryamye biyoroshe kubwe amakosa cyangwa se ibyaha cyangwa se ingorane cyangwa gucogora tugutumye mwami ku bagore wari warahamagaye urahagurutsa bamwe bahagurukije bakiri batoya abandi ari abanyeshuri bakiri batoya muri za primaire bamenye umuhamagaro udasanzwe bukeye ubuzima burabazimya turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo babyutse kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe abandi Uwiteka Mana Nyiringabo barabizi neza ko ari ikintu washyize muri bo ariko imbaraga zo guhaguruka ntazo uri Imana ihagurutsa uri Imana izura uri Imana ibeshaho uri Imana icinzira aho zitari reka Uwiteka Mana Nyiringabo turimo tuguhamagara maze umanuka ukora ikintu gishya ukora ikintu gishya mu buzima bwawe watsa umuriro wawe mu mutima we watsa umuriro wawe mu mutima we wa muriro ujye watsa ntibibe gishoboka ko umuntu yaceceka wa muriro ujye watsa ntibibe gishoboka ko umuntu yakomeza kuryama wa muriro ujye watsa ntibishoboka ko umuntu akomeza kwicara Uwiteka Mana Nyiringabo kongeza itabaza ryawe riri muri twebwe atsa umuriro wawe muri twebwe mwa umuriro wari warazimye atsa umuriro wawe ubuzima bwacu bumere nk'ubwa Paulo uyavuga ngo ntabwo byashoboka ko yaceceka hari umuriro ugurumana mu magufa ye ku buryo atabasha kwibuza kuvuga ubutumwa bwiza Uwiteka Mana Nyiringabo atsa uwo muriro mu mitima yacu kugira ngo tube icyo watugeneye kuba cyo dukora icyo watugeneye gukora tubabo watugeneye kubabo Uwiteka we benshi muri twebwe ntago twizi uko twitwa nuko dusa niko ubuzima bwatwise dufite tiketi yo kunanirwa kubera ibyatunaniye n'amasheke twagize dufite icyandiko cyanditse ku gahanga cyacu kifite amazina runaka asa no kunanirwa kwacu no gucogora kwacu ariko mwami hari ibyo wanditse ku buzima bwacu tutarabaho n'umunsi n'umwe reka habeho iminsi yo gusimburanya no kugurana muri iyi minsi Uwiteka Mana Nyiringabo etikete kunanirwa kwaduhaye etikete isi yaduhaye reka ikurweho maze ibyo tuvugaho n'amazina twitwa nawe abari yandikwa ku buzima bwacu tubaho watugeneye kubabo Uwiteka Mana Nyiringabo nasanze hari izina rishya wageneye buri bantu bose uhamagara nasanze hari izina rishya wageneye abinjira mu gakiza kose abahoze ari indaya bahinduka abakiranutse abahoze ari ibisambo n'abajura ubagira abakiranutsi Uwiteka Mana Nyiringabo kubw'amaraso y'umwana wawe duhinduka bejejwe tugahindura kabashitse amaetikete ya kera kadukurwaho ndasenze mwami waba ngo umuntu wese wumvaga atari mashikira ibyo umushyikiriza atari mwagera umuhamagara kugera reka imbaraga zawe zambaraga zidusunika zambaraga ziduhagurutsa Uwiteka Mana Nyiringabo zikorere muri twebwe bamwe muri twebwe tumeze nka wa mugabo umaze imyaka 38 ku kidendezi ngo adafite umuntu wamusunika adafite uwabo wamunagaho bakirira uko niko tumeze mwami waba benshi tuza amakuru yo gukira tuza amakuru y'ibyo ukora tuza amakuru y'ibyo ukoresha abantu ariko tubuze imbaraga zibigeramo tubuze imbaraga zibihagararamo ariko nasanze ari umurimo wawe nta wundi wari kumuhagurutsa ku kidendezi atari wowe Yesu nta wundi wari kumukuraho hantu hamaze imyaka 38 ubwo turimo tuguhamagara nk'itorero umanukira gukiza umanukira guhembura umanukira kuzura umanukira gukora ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe mwa nta wundi wahagurutsa nta wundi wakiza nta wundi wasangura umuriro ucumba ngo rwatse uwo ni umwihariko wawe Kristo uwo ni umurimo wawe Kristo ngwino umanukire gukora ngwino umanukire gukora imbaraga zidukiza ziri muri wowe imbaraga zitubyutsa ziri muri wowe imbaraga ziduhagurutsa ziri muri wowe umanukire gukora mwami waba umanukire gukora ku bacu basinziriye umanukire gukora ku bacu bashizwemo n'inyota ugarura inyota mu buzima bw'abera ugarura inyota mu buzima bw'abahungu n'abakobwa ntuceceke mukunzi mwiza ntubyihorere reka amaboko yawe atagaragara hagira abahungu abyutsa hagira abakobwa abyutsa hagira abagore n'abagabo yongera guhagurutsa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti twakwishyiriye mwami w'abami nk'uko Paulo yandikiye Timoteyo ngo ajye agira umwete wo kwishyira Imana
nk'umukozi mwiza udakwiriye kugira isoni n'ipfunwe, ngo ukwiriranye neza n'ijambo ry'ukuri ryose. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo ibintu byose byagiye ku buzima bwacu bituma tudakwiriranye neza n'ijambo ry'ukuri, kugira ngo bimenagurikire imbere yawe, kugira ngo bikurweho Uwiteka Mana Nyiringabo. Iyo tugiye kuri standard y'ijambo dusanga tudashika, Uwiteka we, reka ikintu cyose kitubuza guhinduka abashitse mu migirire y'inyuma ukikoreho mwami w'abantu, kuko imbere watugize abashitse, utugira bemewe, uduhe kuba abana bawe. Reka mwami w'abantu ikintu cyose gituma tuguma mu bikoresho byo gukoreshwa iby'isoni, bitari ibikoresho byo gukoreshwa iby'icyubahiro, uyu munsi gikurwe ku buzima bwacu mwami. Turakwizeye, turakwemereye, turakwemereye, turakwemereye mwami w'abantu, turakwemereye. Icyiza cyo kuza ku muvuzi, icyiza cyo kuza ku muganga nuko tuvuga ibimenyetso gusa, ariko wakamenya indwara. Twizanye mwami w'abantu, twizanye aho ukiriza, twizanye muri presence yawe, hahandi umuntu akirira, hahandi umuntu ahemburirwa. Twebwe tubona twananiwe, tutazi umuzi w'ikibazo, ariko wowe umanukiye gukora, ugera mu isoko y'ikibazo, ugera ku muzi w'ikibazo. Rimwe na rimwe ntitumenya aho byapfiriye, ntitumenya impamvu twatakaje umunezero w'agakiza, ntitumenya impamvu ibyahoze biryoshye bihinduka ibibishe, ariko wowe iyo waje ugera ku muzi w'ikibazo mwami w'aba, ugera ku muzi w'ikibazo. Gere epfo indani, epfo mwami w'abami, gere epfo aho byapfiriye, gere epfo mwami w'aba aho tutazi uko byagenze. Ya ntangiriro yo gutakaza umunezero w'agakiza, ya ntangiriro igicaniro cy'amasengesho kijya kuzima, ya ntangiriro Bibiliya itakituryohera nk'uko igeze kuturyohera. Hagere mwami abari huvura, hagere uhakiza Uwiteka Mana Nyiringabo. Gera hahandi aho umuntu yakurikiye gusa akajya mu rusengero kubw'ikinyabupfura, ariko ijambo ataryizera neza. Bavuga iby'inyanja itukura gucikamo kabiri, akumva ni amakuru. Bavuga iby'urugamba Yesu yarwanye, uko isi yigeze guhagarara, uko ukwezi n'izuba byahagaritswe, umuntu akumva ni amakuru yo gukabya. Turasenze ngukora indani mu mitima yacu, uzure kwizera mwami, twe kugira kwizera gupfuye, ude kwizera kuzima, ude kwizera kuzima. Uwiteka Mana Nyiringabo, maze iby'uru rugendo bimere nk'uko wowe wari warabidesigninze, nk'uko wowe wabishushanyije mwami. Iby'uru rugendo ntabwo wigeze uvuga ngo abakristo bazagenda bakanyaraye mu maso, ntabwo wigeze uvuga ngo bazagenda babihiwe, ntabwo wigeze uvuga ngo bazagenda nk'abatazi iyo bajya, ntabwo wigeze uvuga ngo bazababaho bihebye. Ahubwo waravuze ngo uzabana natwe no kugera ku mpera y'isi. Waravuze ngo isi igiye izaba itakureba, twebwe tuzakubona kuko uriho. Uwiteka Mana Nyiringabo, hari uko wari warashushanyije uru rugendo n'abarurimo mwami w'abantu. Turasenze mukunzi mwiza ngo ibyo wari waragambiriye gukorana n'itorero abe ibyo bikorwa muri twebwe mwami. Za mbaraga wageneye itorero, za mbaraga wageneye abera, bwa buzima mwami w'abantu, ubuzima bwo kubaho nk'umuntu wagufite, ubuzima bwo kubaho umuntu akureba. Ubwo nibwo dusaba mu mitima yacu mwami w'abantu, mu mitima y'abahungu n'abakobwa. Ukora uwo murimo, ukora uwo murimo mwami, ukora uwo murimo. Uwakubonye mwami ntiyifuza kongera kugukuraho amaso. Uwakubonye mwami kuzahura ibihora ari umunezero. Uwakubonye mwami kukubahisha mu isi nibyo bimubera ubuzima. Uwakubonye mwami ntabagisunikasunikana. Uwakubonye mwami yumva kureba mu maso hawe bimurutira kure ibindi byose. Uwakubonye mwami rya jambo wavuze ngo ubwami bwawe bugereranywa n'umuntu wari urimo ahinga umurima, ngo akagwa kwibuye ry'igiciro cyinshi, akagwa ku izahabu, ngo bikamutera kujya kugurisha ibyo yari afite byose kugira ngo azaronke ubwo butunzi. Uwakubonye mwami ubu bwami arabusherisa, ubu bwami arabukunze, ubu bwami araburyoherewe, ubu bwami bwamurutiye byose. Turasenze ngo tugeze aho ngaho mwami, tugeze aho ngaho. Kora ku maso yacu ubu bwami buturyohere kurusha uko dushaka ifeza, kurusha uko dushaka amafaranga. Turabishaka atari ibyo kwigirisha, turabishaka atari ibyo kwigana abandi. Uwakubonye Uwiteka Mana Nyiringabo, wamurutiye ifeza, wamurutiye izahabu, wamurutiye kubyara neza, wamurutiye abagore beza n'abagabo beza. Uwakubonye mwami wamurutiye gutura mu mazu meza. Turashaka ubwo buzima mwami w'abantu, ubuzima bigishwa we bari bafite. Erego ni umugabane wacu. Kora ku maso yacu tukubone, kora ku maso yacu tukubone. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze ko wigize available, uraboneka kuba gushaka. Niko wavuze, waravuze ngo tuzagushaka tukubone, nitugushaka n'umutima wacu wose. Gukunda bagukunda, ariko bagushaka n'umwete barakubona. Niwo duhamagara ngo tuze twenyine twihererane nawe.
igihe kimwe wabwiye abigishwa bawe mu mirimo myinshi muri ministry hagati, imirimo ari myinshi, byo gukora, kugabura ari kwinshi, gukiza ari kwinshi, ariko urababwiye ngo nimuze mwenyine twihererane, ngo dore abantu ni urujya n'uruza, muze mwenyine abantu batari twihererane, kuko wifuzaga kubahishurira ubwiru bwawe. Ikindi gihe usiga imirimo irimo ikoreka n'ibindi bikigutegereje, wemera kuzamukana n'abigishwa bawe hejuru ku musozi wo guhindurirwamo, ku musozi wa transfiguration, wemera kubereka ubundi bwiza. Uwiteka Mana Nyiringabo, twemerere muri icyo cyumba tuhabonera ubundi bwiza, ngo bamaze kukubona urabagirana, by'amaso asanzwe atari kubona, babona Eliya, babona Mose, ngo babona wambaye ubwiza no kurabagirana bitandukanye niko bajyaga bakubona mugendana hanze, mugendana mu buzima busanzwe. Urangije urababwira ngo ni wowe babibitse, bazabivuga hageze. Uwiteka Mana Nyiringabo, turashaka kuguhishurirwa birenze uko tukuzi, mwami w'abantu. Uzamukane natwe mu cyumba cyo hejuru, amaso yacu akubone, amaso yacu asogongera ubwiza bwawe, imitima yacu ishyikira ubwo bwiza. Mwami, reka iyi minsi ntitubere iminsi yo guhuragura amagambo gusa, kuko ari byo twamenyereye, kuko ari byo twabonye tukaba tuzi ko ariko bikorwa. Ntitubere iminsi yo kwibuza ibyo kurya gusa, ntitubere iminsi yo kugarukira mu bisanzwe ibyo umubiri ubasha gushyikira. Reka tubere iminsi yo kwihirana nawe, reka tubere iminsi y'amahishurirwa mashya, atari amahishurirwa tuzaza kuratira abantu ngo tubabwire ngo twabonye, amahishurirwa azana impinduka imbere muri twe, amahishurirwa azana transformation yamwe imbere. Turashaka gusa nawe kuko turi abana bawe, turashaka gusa nawe Data kuko tutakiri ibibyarwa, tukaba tutakiri abagaragu, ahubwo duhinduye kuba abana. Turashaka ishurirwa rituma umuntu ahinduka imbere, turashaka impinduka ihereye imbere. Mwami, tukumenye Mwami, duhindurwe duse nawe, tukumenye Mwami, tukumenye buri muntu ku giti cye, tukumenye Mwami, tukumenye. Turifuza gusogongera kuri aya mazi y'ubugingo, amazi amara inyota, umuntu agashira inyota y'ibyaha, amazi amara inyota, umuntu agashira inyota y'ibindi bintu, akabibamo kuko akwiriye kubibamo, akabikoresha nk'ibikoresho ariko bitakimufata. Ngwino tumara inyota, ya nyota ituma amafaranga atadufata, ya nyota ituma ubukene butadufata, ya nyota ituma gupfusha no kurwara no kurwaza bitadufata. Ngwino tumara inyota, uduhe kunywera kuri wowe, wowe twuzure, wowe Mana y'ukuri, wowe Mana y'ukuri. Igihe kimwe wahindukira abantu benshi bagukurikiraga, urababwira ngo mwazanywe nuko ejo mwariye imitsima, mwazanywe nuko mwariye mugahaga, ariko basobanura ko wowe utandukanye na manu basekuruza babo baririye mu butayu bagapfa. Ubabwira ko wowe uri umutsima w'ubugingo, kandi ko wakuriyeho atazongera gupfa ukundi. Turashaka kurira kuri uwo mutsima w'ubugingo, ntidushaka ko inyota yacu yagarukira ko watwambitse. Nukurura akatwambika, urakambika abadafite icyo bambara, nukurura akatugaburira, urakagaburira abadafite ibyo kurya barimo bagusaba uyu munsi, urakabesha mu mazi abatayafite, uragaha abana batabafite, uragaha amahoro mu rugo abatayafite, uragaha kubyara barimo babisaba, uragaha amashuri abazamutse mu cyumba cyo hejuru bayasaba, barakabikorerwa. Uwiteka Mana Nyiringabo, ibyo barimo bagusaba, baragahanagurwa amarira ku maso kubera ibibariza, baragashira agahinda n'ibindi byose. Ariko Mwami, turashaka kwigira imbere, turashaka kwigira imbere, kunywera kuri ya soko umuntu atongera kugira inyota ukundi. Wabwiye wa mugore, uramubwira ngo rega nubwo wanywa aya mazi, nubwo iriba yewe ryakwimuka rikazi wawe, niko tubikeka, nabwo wakomeza kugira inyota y'abagabo n'iy'icyaha ntiyashira, ngo ariko ngo ako mazi nzamuha azashira inyota iteka. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo, twebwe nabera tuzamukanye mu cyumba cyo hejuru, ngo ukore kuri iyi nyota y'ukuri Mwami w'aba, kugira ngo dushire inyota y'iby'isi, tubishake nk'ibikoresho, tubishake kuko tubikwiriye tukiri n'aha ngaha, ariko bitihariye imitima yacu, bitadufashe. Dufashwe nawe, ari wowe utumaze inyota, duca mu byo waduhaye tugashaka wowe. Duhe kubyara Mwami, abakeneye kubyara,
ariko barangiza batambuka urubyaro bashake wowe. Duha amafaranga aho tuyakeneye, ariko twongere turenga amafaranga dushake wowe. Duhe gukira indwara aho umuntu akeneye gukira indwara, ariko turenge gukira indwara dushake wowe. Twubakira amazu umwami abakeneye kubakirwa amazu, ariko duhe kurenga amazu dushake wowe. Duhe gukira agahinda ko gupfusha n'agahinda k'ibyago, ariko tubirenge dushake wowe mwana. Subiza gusenga buri mwana wawe azamukanye muri icyo cyumba cyo hejuru, kuko nasanze uri umugizi wa neza. Waratubwiye ngo ko turi babi tukamenya guha abana bacu ibyiza, kandi uko niko turi. Umubyeyi wese muzima yifuza ko umwana we yakwiga neza, akifuza ko umwana we ari waba wambaye neza mu bandi bana, akifuza kugira inzu nziza muri karitsiye, kuko yifuza kuba ishema ry'umuryango we. Uko niko turi, ariko duhe kurenga naho. Uko abana bacu batadusaba imigati ngo tubahe amabuye, niko nawe umeze kuba gusenga, niko nawe umeze ku bantu. Ndasengera abana bawe barimo bagusaba ibyo kurya bihagije, kugira ngo bibahe kuzekeza igihe bazaba batagisaba ibyo kurya, kandi utwigishe gusangira n'abatabifite, twigishe kuba umugisha mu gihe cyacu. Turimo tugushima ko ameza yacu ariho ibyo kurya, utwibutse kubiduhereye kubisangira. Turimo tugushima ko twambaye, utwibutse ko twambikiye kwambika abandi. Turimo tugushima ko dufite akazi, utwibutse ko wakaduhereye kugira ngo dufashe abatagafite. Turimo tugushima ko twishyura abana bacu minervare, utwibutse ko twarambura ikiganza tukishyura n'abandi bana badafite kirengera nabo bakishyurirwa. Turimo tugushima ko dufite amahoro muri wowe, utwibutse ko ayo mahoro wayaduhereye kugira ngo tubwire n'abadafite Kristo, kandi tubakugaragarize, tubakumurikire. Maze mwami, muri icyo cyumba cyo hejuru uduhe kurenga aho ngaho, uduhe kurenga ibishira, uduhe kurenga iby'amaso yacu areba, uduhe ibintu bitagurwa amafaranga, uduhe ibintu isi itabasha kuduha. Mwuka wera utwuzure, uzure ubuzima bwacu. Ngo bigishwa itoro rimaze kumuvuka ku munsi wa Pentekote, babakangishije ngo ntibongere kurigisha muri iryo zina. Ngo basubiza bababazaga ngo ese byiza nuko dukora ibyo abantu basaba cyangwa nuko dukora ibinejeje Imana? Ngo baragenda basubira mu cyumba bajya gusengana n'abandi bera. Ngo barasenga aho bari huzura umushyitsi, bongera buzura imbaraga. Ngo aho bari haratigita, barongera barasohoka bavuga ubutumwa bwiza bashize amanga. Turasaba izo mbaraga Uwiteka Mana Nyiringabo zo kumurika muri iyi si dushize amanga. Iyi si aho ubutinganyi bugiye guhabwa intebe kurusha uko bwari barayihaye, iyi si aho abavuga ubukuri bagiye gucecekeshwa, turashaka kumurika. Iyi si aho umuntu abaye hakubaha bigiye guhinyuzwa, bigahinduka ubuswa, bigahinduka ibidafite umumaro. Turagusaba izo mbaraga mwami zo gukomeza kumurika no gusa nawe, no kuvuga ibyo uvuga, kuvuga icyo Bibiliya ivuga, kurenga opinion zacu n'ikinyabupfura cy'imiryango twavutsemo, tukagira imbaraga zo kuvuga icyo Bibiliya ivuga, tukakibamo, bigahinduka ubuzima bwacu. Uwiteka Mana Nyiringabo, duhe guhagarara, tuguhagarariye muri iyi si icuza umwijima. Hagurutsa mwami abahungu bazasobera guhagarara, ari abahungu bagaragaza ubwiza bwawe. Hagurutsa abasore, hagurutsa inkumi zizaba zuzuwemo no kubaho kwawe, zitazaba corrupted, zitazaba corrompe. Hagurutsa abagabo b'icyubahiro biyubashye ariko buzuwemo nawe, bazashobora kuvuga ibyo uvuga, bicaye muri za parlement, bicaye mu maofisi, bicaye mu bucuruzi, bicaye mu miryango yabo, bagashobora kubwira abana bakavuga ngo televiziyo iravuga ibi, science iravuga ibi, ku mashuri baravuga ibi, ariko twebwe abizera turavuga ibi. Hagurutsa abagabo bashobora kuyobora imiryango yabo mu kukuba, hagurutsa abagore bashobora kuyobora urubyaro rwabo mu kukuba. Uwiteka Mana Nyiringabo, hagurutsa abakozi bawe n'abavuga butumwa batazavanga. Hagurutsa abakozi bawe bafite imbaraga z'ibihe byose, bakazarinda barangiza. Niba abasore nka Bashaduraka baremeye bakinjira mu itanura ryaka umuriro, ariko ntibapfukamira ibigirwamana. Uyu munsi nta kigirwamana kirimo cyubakwa
cy'ikibumba, ariko harimo harubaka imikorere, harubakwa system ziri corrupted, zanduye, zisaba umurokore gushyiramo ikinyoma gikeya, zisaba umurokore kwishushanya nazo, zisaba umukizwa gusa nabyo gakeya, zisaba kumbwira ngo wanywaho gatoya, wasogongeraho gatoya, wabikoraho gakeya, rega ntacyo bitwaye. Duhagarike mwami, duhagarike mu mbaraga zawe, tuguhagarariye, twibuka ko tutari abacu ngo twigenge, twuzuza izo mbaraga kuzageza ku musozo w'urugendo, tudacogoye, tutananiwe, tutabivuyemo. Urakoze mwami mwiza, tuguhaye icyubahiro. Reka twongere tumushimire ko yadushoboje uyu munsi wa mbere kubyukira hano hantu, twongere tumushimire ko azabana natwe. Ubwo waba ufite bwo kutabubasha bumushye, hari igihe mu minsi yo kwiriza no gusenga umuntu yinjirana mu bwoba, avuga ngo ese nzabibasha, ese nzasoza, ese nzagira izi mbaraga. Ndagira ngo ubwo bufite nabwo bumushye. Kristo ni umunyembaraga, ni intwari muri twe, ni intare yo mu muryango wa Yuda, ntananirwa. Niwe ukorera muri wowe, niwe uduha imbaraga aho tutishoboye, niwe uha imbaraga abarambiwe, niwe uha imbaraga abananiwe. Yesu, turagushimira ko kuri uyu munsi wa mbere wadushoboje kubyukira imbere yawe. Nuhabwe icyubahiro. Nasanze ari wowe utubyutsa niyo twabigambirira, nasanze ari wowe udushoboza, nasanze ari wowe soko y'amagara mazima, ni wowe uduhagarika ku birenge byacu, nasanze ari wowe uduha inyota yo kuba muri ibi bihe. Tukuragije n'iminsi ikurikiraho, kandi mwami twifuza gusenga tubara iminsi, turifuza kwigera imbere nawe mu busabane. Tukuzaniye ubwa bwoba tuba dufite, ngo ese nzashobora kwiriza amasaha yose, ngo ese nzashobora gusenga, ese nzabona icyo kugaburira ubwoko bwawe, ese nzabona icyo kuvugira imbere yawe, ese nzabibasha. Tukuzaniye mwene ubwo bwoba bw'umuntu buntu, ubwo bwoba Satani ajya dusogongezaho, turabiguhaye. We watangiranye natwe, n'uwo uzasozanya natwe. Kandi mwami icyo tugusaba si ukuba mu cyumba cyo hejuru mu minsi 7, turashaka gutura muri wowe byiteka n'iteka mu minsi yose dufite hano ku isi. Turasengera abera hirya no hino dufatanyije urugendo, turasengera abana bawe kuri iki gicaniro cya Believers. Warakoze kukiduha, warakoze kubaduha. Turasengera abana bawe dufatanya hirya no hino mwami, tubashyize mu biganza byawe, n'uwo baneshereza. Reka ibyiringiro byabo byose babishyire muri wowe, babikure mu mubiri, babikure mu ngamba, babikure mu byo bashoboye. Ibyiringiro byabo nibabishyira muri wowe, ni nawe uzahindukira ukabashoboza. Ni wowe imbaraga zacu, ni wowe gushobora kwacu, ni wowe gutsinda kwacu, ni wowe gukiranuka kwacu. Tuguhaye ibyo byose, tuguhaye ubuzima bwabo duhagurukanye kugira ngo barwanirire. Uhagurukire kurwana n'ibibarwanya. Hari abamaze imyaka bahaguruka gusenga, akaba aribwo ibintu bidogera, akaba aribwo barwaza abana, akaba aribwo intonganya zihaguruka, akaba aribwo ibibazo mu kazi bibyuka, akaba aribwo ibintu byose bibyuka. Bahe gutsinda urwo rugamba, bamenye ko ibyo byose ari bibabuza gusenga, maze bigirana imbere nawe. Harimo abahagurukira gusenga, akaba aribwo inzozi mbi zigaruka, n'ibibi byose bari bararetse akaba aribwo bibyuka. Bahe gutsinda kugira ngo babashe kurenga urwo rwego, kuko iyo twigiranye imbere nawe, ibyo byose umwanzi asaka ko bitagidushoboye, akahindukira akadutega ikindi gihe. Bagwiriza imbaraga mu mwuka, abahungu bawe n'abakobwa bawe, tugwiriza imbaraga mu mwuka. Duhe kwakira ikintu gishya muri iyi minsi, duhishurirwa rishya. Uzakoresha umukozi wawe tugaburira amagambo yawe, uzakoresha ibihe byacu byo gusenga, uzakoresha buri muntu aho yihererana nawe ari wenyine, uzakoresha buri gikorwa cyose. Turirimba uzakore ku maso yacu, dusenga uzakore ku maso yacu. Tugire ishurirwa rishya, ntitwifuza kugarukira bugufi. Mwami twakwizaniye kugira ngo ukore ku cyitwa intege nkeya cyose kiri muri twebwe, ukidukize. Nta muntu wabasha kwikiza, ariko waradukiza. Udukiza intege nkeya, udukiza ubuswa, udukiza kunanirwa gusenga, udukiza ubwibone bwacu, udukiza kwishingikiriza kuri twebwe ubwacu, ukaduha kwishingikiriza kuri wowe. Uradukiza tukikuraho amaso tukayerekeza kuri wowe. Ngwino udukize, udukize ibyo tuzi, udukize n'ibyo tutazi. Twaje kwa muganga uruta abandi, ku muvuzi uruta abandi,
wowe ubasha kwegizamina kurusha za sikaneri na za emera, wowe ubasha gusonda ibwina mu mitima yacu ukagerayo. Ngwino dukize, udukize ibyo tutazi ko dufite, udukize ibyo tutazi ko turwaye, udukize mu mwuka, udukize mu bugingo, udukize mu mubiri. Dusengeye abakozi bawe bagukorera hirya no hino ku bicaniro bitandukanye. Dusengeye amatsinda yo gusenga, abasengera hirya no hino, abihuje hirya no hino kugira ngo basenge. Turasengera abo bose bafashe ibyo bicaniro bagerageza uko bashoboye. Turasenze kugira ngo amaboko yabo akomezwe. Turasengera itorero ryawe mu gihugu cy'u Rwanda mwami. Turasengera abashumba, turasengera abavuga butumwa, turasengera abantu wahagurukije mu buryo butandukanye mwami w'abami. Turasengera abigisha b'ijambo, turasengera abahanuzi b'ukuri, turasengera abana bawe barimo bakizwa, barimo batangira urugendo. Turasengera abo bose kugira ngo bakomeze Uwiteka Mana Nyiringabo, abo tuzi n'abo tutazi. Turasengera abo umwanzi yarashe uyu munsi akaba ari imyambi yabahinguranyije, imihamagara ikazima mu gakiza, bakaba basa nk'abarimo bacumbagira bagenda bakomeretse. Turasenze ngo ayo macumi ashinguke mu bugingo bwabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abahinguranyijwe n'ingombi, abahinguranyijwe n'ibibazo mu rubyaro, abahinguranyijwe n'ubukene bukomeye, abahinguranyijwe n'uburwayi bukomeye, abahinguranyijwe no gupfusha, turasenze ngo iyo minyambo umwanzi yakoresheje abarasa ikurwe mu bugingo bwabo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abahinguranyijwe n'inzangano z'abantu, turasenze kugira ngo bakize mu izina rya Yesu. Ubakomeze, ukomeza abo wahamagaye, ukomeza abo watoranyije, ukomeza abahaye agakiza, ubarwanirira Uwiteka Mana Nyiringabo. Abari mu buzima bumeze nk'ubwa Yobu, twabonye Yobu akubitwa hasi, tubona umugore avuga ngo navume iyo Mana yipfire, tubona abahoze bamushima bose bamushiraho, tubona umubiri umushiraho, tubona ibyago n'amakuba bigera ku mukiranutsi. Hari abakiranutsi uyu munsi bagezweho n'ibyago n'amakuba, twabireba ntitunabimenye. Bamwe tukabaciraho iteka, abandi tukabavuga, tukavuga ngo buriya nuko bakoze ibyaha, buriya nuko bafite ibi n'ibi n'ibi. Turasenze ngo ukomeze abagore, abagabo, abahungu n'abakobwa barimo baca mu bihe nk'ibya Yobu, wongere ubunamure, bunamure mwami, bunamure abo tuzi, abo twaganiriye nabo, abo tutazi hirya no hino, bunamure Uwiteka Mana Nyiringabo. Bagaruremo ibyiringiro, urabishoboye Yesu. Yobu yongera ahaguruka aravuga ngo arabizi ko umucunguzi wariho, ngo arabizi kandi ko umunsi umwe azahagarara, ngo arabizi ko amaso yazamureba. Tubona mu bice bihera Yobu wongera kumwunamura, ngo arongera agira urubyaro, arongera aratunga, arongera asubirana ijambo mu mudugudu. Ndasenze ngo unamure abakozi bawe, abihishe uyu munsi, bahunze abahoze bamenya mu gihe cy'imbaraga, kubera intege nkeya umuntu arihisha agahunga. Ndasenze ngo basange mu buntu bwawe, mu mbabazi zawe ubunamure. Turasenzera abahungu bawe n'abakobwa bawe twagendanye, buke bagerwaho n'ibyago, ibyago biramenyekana, harimo gutera amada bikamenyekana, harimo gutwita bikamenyekana. Si bo bonyine bakoze ibyaha, nuko ibyaha byabo ari byo byagiye ku karubanda, bakabura intege zo kugaruka mu murimo no kugaruka mu nzu yabo. Turasenze ngo uduhe urukundo rwinshi rwo kubakunda. Turasenze kandi ngo mubunamure aho bari, bamwe turabazi abandi ntitubazi. Turasenze ngo bunamure kubw'imbabazi zawe. Igihe bafashe wa mugore wasambana, waravuze ngo utarakora icyaha namutera ibuye. Uhereye ku mukuru, ku bakuru b'amadini n'ababivuze cyane, n'abamuzanye bashyize imbere, uhereye ku mukuru ngo bose basubira inyuma, kuko nta n'umutarakora icyaha. Torero ryawe tubuze imbabazi zo kubabarira abakoze ibyaha bikamenyekana. Ngwino duhe gusa nawe, duhe umutima umeze nk'uwawe, umutima wuzuye gukunda, umutima wuzuye imbabazi, umutima udaciraho abantu iteka, kuko nawe utubabarira iteka. Ubabarira ibyaha bikomeye, ibyitwa ibikomeye mu maso y'abantu, ni nawe ubabarira ibitoya twebwe dufite abantu batanazi, ni wowe ubabarira intege nke zacu. Ijambo ryawe rirambwira ngo nuzi gukora icyiza ntagikore ngo bimubere icyaha. Hari amafuti n'amafuti tubabarira, hari intege nke zacu wirengagiza. Ubwo uzirengagiza, ubwo ukomeza kudukunda tudakwiriye, duha umutima wo gukunda. Ndasabira abagore
batagifite umutima wo kubabarira abagabo babo ngo batize umutima wawe. Ndasabira abagabo badafite umutima wo kubabarira abagore babo, badafite umutima wo kubabarira abana babo ngo batize umutima nk'uwawe. Ndasabira abakristo badafite imitima yo kubabarira abashumba babo ngo nuko bakoze ikosa rinini ubaha umutima nk'uwa Kristo. Ndasabira abashumba batwebwe twese tudafite umutima wo kubabarira abandi bashumba ngo nuko bakoze ibyaha runaka ngo bakadukoza isoni nk'abashumba. Uwiteka we uduha umutima umeze nk'uwa Kristo. Tuye gusa nawe Yesu, dukora icyo gitangaza cyo kugira umutima wuzuye urukundo. Waciriye abantu umugani, Umusamaritani mwiza, ngo abatambyi baciye kuri wa muntu wakubiswe bose bacaho bihuta bajya mu materaniro, abarebi bacaho bihuta. Ko niko tujya duca kubarashwe tugabacaho bihuta, twihuta tujya ngo twebwe kubikora neza, tujya muri repetition, tujya mu ivugabutumwa. Duha umutima umeze nk'uwawe, duha umutima umeze nk'uwawe, umutima ushobora guhagurutsa abarashwe, umutima ushobora gukunda abacogoye. Tuye gusa nawe Yesu kugira ngo tubashe kukugendera, tuye gusa nkawe Yesu kugira ngo tubashe kuguhagararira. Turi mu miryango yuzuyemo ibikomere, yuzuyemo abavandimwe babyishe, yuzuyemo abana bananiwe, yuzuyemo abagore n'abagabo babyishe. Watwoherejeyo kugira ngo tugereyo tubakunde, watwoherejeyo kugira ngo tugereyo tuberere imbuto. Dushoboze kuguhagararira uko bikwiriye muri iyi si imeze itya. Dushoboze gukunda abo twita ko badakunditse, abo twita ko bananiranye. Duha imbabazi zitemba, duha urukundo rudashira rumeze nk'urwawe Kristo. Kuri uwo muri mu mitima yacu turagushimye, urakoze ko hari icyo ukoze mu buzima bwacu, urakoze kumvise gusenga kose twasengeye imbere yawe. Sabiye umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe nibawuhabwe, babyukiye imbere yawe atari uko ari abanyembaraga, atari uko dushoboye, twazanywe n'imbabazi zawe. Turagushimye ko wadushoboje, twagambiriye nawe ukatubashisha. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu munsi tuwushyize mu biganza byawe kugira ngo kubaho kwacu kuzura imitima yacu, kubaho kwawe kuzura imitima yacu, kubaho kwawe kuzura igihugu cyacu, kubaho kwawe kuzura imiryango yacu, kubaho kwawe kuzure ku misozi y'iki gihugu, maze abantu bakire, abantu baguhindukirire, abatakuzi bakumenye. Udukoreshe Mwami kugira ngo tukuvuge, kugira ngo tukugaragaze, tubeho ubuzima bwuzuwe nawe, maze abantu bifuze kukugana. Urakoze Mwami mwiza, uze kubana natwe mu materaniro y'uyu munsi, wirirwane natwe hirya no hino aho tuba turi mu bikorwa bitandukanye, mu miryango, abajya mu bucuruzi bwabo, bajya mu mirimo bakora ku giti cyabo, abari mu mago hirya no hino. Uwiteka Mana Nyiringabo, ubane natwe, ubane n'abakora imirimo itagira ikiruhuko, abakora kwa muganga, abasirikare, abapolisi, abafite iyo mirimo yose itagira ikiruhuko, ubane nabo Uwiteka Mana Nyiringabo. Abagize agaheko k'uruhuko, ubane nabo bari mu miryango yabo, ubane natwe nyaguhora ku ngoma, kandi bitubere ibihe byiza byo kwegerana nawe. Amateraniro y'umugoroba turayaguhaye kugira ngo bane natwe, ntabari twebwe, ntabari abakozi bawe, ahubwo tukumve kandi tukubone. Uzane benshi nyaguhora ku ngoma, ukangure benshi kugira ngo tuze kuba imbere yawe, maze tukumve kandi ukomeze gukora umurimo wawe muri twebwe. Tuguhaye icyubahiro. Sabiye umugisha abana bawe bagukorera hirya no hino, abatuma iki gicaniro kitazima, ubaha umugisha. Abihuta Mwami bafite inzara n'inyota yo kuba hano hantu, ubaha umugisha. Abadufasha imirimo itandukanye yizwi n'itazwi, ubaha umugisha kandi ubavomerere Mwami kuzageza ku musozo w'urugendo tudacogoye. Tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha. Mwaramutse neza, murakoze gusenga, murakoze kuzinduka. Yesu abagire neza naho ku mugoroba.